hagombaga gutwarana kwanda, ariko si ukwawe, ni uk'umwami wawe. Niyo mpamvu abantu bakuyeho Yesu barahagenda bariyimika, barangiza bakabeshya ngo twakiriye umwami. Iyo rero ari umwami, wowe uba dispari, ureka umwami akaganza, urakumva, umwami uganje. Rero abantu ntabwo na n'ubu simbizi mbese, ahubwo ndanyira umuntu umfasha kwandika ibitabo neza. Ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, ahubwo uhita wibaza nande. Umuntu ahita asubiza ngo nanjye. Uratwaranute, wabaye uretse gato. Yesu niwe watwaranye, wabaye intwarane. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Yesu yarabutwaraniye, twe twinjizwamo no gutwarana kwa Yesu, twinjizwamo n'imbaraga z'ubutumwa twumvise bw'ibya Yesu. Izo mbaraga tugira gukorera Imana, kwitwararika kuri yo, kwirinda ibi n'ibi, kuyikorera ibi n'ibi. Ko hari uwavuze nko muri Luka ibice 18 ngo ntanga kimwe mu 10 byo nungutse byose, niriza ubusa kabiri, sibyo? Sindi umunyazi, sindi nk'abakiranirwa, sindi nk'uyu mukoresha w'ikoro. Iyo mirimo yose abantu babazi nk'iby'Imana n'ibyizabakiriramo, izabashimiramo. No, barabyishe, isabanira n'abantu ku ntebe y'ubuntu. Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira mu biganiro bitandukanye kuri uyu muyoboro wa YouTube Inzira Iboneye Official. Tubagezaho ibiganiro bitandukanye bidufasha kungurana ubwenge ndetse no kungurana ubumenyi kugira ngo turusheho kumererwa neza no gusobanukirwa mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye. Hari abantu benshi batavuga rumwe ku bijyanye n'inyigisho z'ubuntu. Bamwe bakavuga ngo ubuntu butanga umudendezo wo gukora ibyaha, abandi bakavuga ko ubuntu nta kibazo butwaye. Aka kanya rero tujye kuganira ku nyigisho zijyanye n'ubuntu. Twaganiriye na Pasiteri Augustin Murwanashyaka kuva mu itorero Good News Mission Rwanda, adusobanurira byinshi ku bijyanye n'inyigisho z'ubuntu ndetse n'icyo zifasha abakristo. Ese koko inyigisho z'ubuntu zaba zitanga umudendezo wo gukora ibyaha? Ese imirimo dukorera muri iyi si yabidufasha iki mu kwemerwa n'Imana? Ibi byose nibyo twaganiraho muri kiganiro mugiye gukurikira, tukaza gusobanukirwa ku bijyanye n'inyigisho z'ubuntu. Urakoze cyane. Mu by'ukuri nta kibazo kibirimo gikomeye ku barwanya iyo mvugo ubwayo, kuko ubuntu ni Yesu kandi nawe baramurwanije baramubamba. Nta gitangaza. Kera najyaga numva mbarakariye, ariko saba bazakizwa n'iki? Icyaka bakijije aricyo bari gutuka. So rero muri Bibiliya handitswe ubuntu inshuro utabara cyane, ariko mu Befeso ibice 2 umurongo w'8 haranditswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Rero iri jambo ubuntu bw'Imana, ubuntu bwa Yesu nk'uko bivuze, no kuvuga ngo abantu, impamvu handitswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe. Kuvuga ngo hari ikibazo umuntu yari afite, kugira ngo agikire agerageza uburyo bwe bwo kugikira, biranga. Imana rero ikamumenyesha ngo ukira kubera ugiriwe ubuntu. Ubuntu rero icyo abantu babuvugaho uko biri. Iyo usobanuye inyigisho y'ubuntu, abantu babyumva nabi bagahita bavuga ngo ubwo iyi nyigisho iri gutanga umudendezo. Mu yandi magambo, twajyaga twigisha abantu ngo birinde, ubu wowe uje ubabwira ngo kwirinda ntacyo bimaze. So ni muri ubwo buryo. So ariko nanone wasoma ibyanditswe nko mu Bakorino, Agalatiya, Befeso, Akolosayi. Iyo uri gusoza usanga inyandiko za Pawulo zisoza zivuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu mubane namwe. Ubuntu rero bukubiyemo byose. Urumva ubuntu burakiza, harimo agakiza, harimo kugirirwa neza n'Imana, harimo ubusabane n'Imana muri ubwo buntu. Ariko ikindi nakongeraho, haranditswe ngo munsange ku ntebe y'ubuntu. Imana rigira ubuntu, ni grace of God. Ni burimo imvugo y'izindi bita inema z'Imana, imigisha, byose ubihererwa ubuntu. Agakiza for free.
kuri abanyarwanda banabangira guha ntimugura numva ubiboneye ubuntu. Niba rero naba nsubikiye aho ubuntu ni uvuga ngo cyane mu Efeso ibice 2:8 turabwirwa ngo ni ubuntu bwabakijije. Hakomeza havuga ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ubuntu nibwo bwabakijije. Kugirirwa ubuntu n'Imana ikaduhera ubuntu agakiza. Njye ndi mu babisobanura mu bigisha ubwo buntu, ariko se kuki abantu batabaza nk'ubu uri kubaza ni byiza, ariko nk'uwahita atwara ibyo ashaka. Urugero, hari mu makuru mu myaka yashize nigeze kubona umwana mu gihe nyakubahwa perezida yatemberaga muri siporo ahari, ngo umwana yaramusuhuje, perezida ati urumva wansaba iki? Asaba ko ngo afungurwe. Iyo nkuru yiziho se ko afungurwa, perezida arategeka niba umwami aratanga nyine. Umugabo baramufunguye, nabonye n'amavideo mageragere baramurekura. Ariko se ubwo perezida yaratanze umudendezo ngo mukora ibyaha nzabafungura nta kibazo? No, yaramugiriye ubuntu. Uyu muntu ubundi itegeko rimuhana hari imyaka ryamukatiye, yavuyemo itageze. Kubera iki? Kubera ko perezida afite uburenganzira bugirira abantu ubuntu. Yes, atanga imbabazi. Ubuntu rero bw'agakiza burimo imbabazi Imana yagiriye abantu bikwirirwa bayibeshya babindyarya ngo biyirije, ngo batanze icya 10 ngo bifashe. Murabeshya. Ntibiva kuri iyo mirimo mubeshya, biva kuri yo ibabarira ibagirira ubuntu. Rero gutanga ubuntu ntabwo bisobanura ko abantu bahawe umudendezo wo gukora ibyaha. Wa muntu nkeka ataraje ngo atangire yongere ajye gukora ibyaha, sinzi icyaha yari yakoze, niba ari ikigurisha ibiyobyabwenge, niba ari no, ahubwo ziriya mpuhwe buriya buntu yagiriwe n'igihugu na perezida bwamuhaye ahubwo umutima mushya n'ibyishimo n'ibyiringiro, ahubwo mpamya ko ari guteza igihugu imbere, aniteza imbere. Ni nk'aya mvugo y'ikinyarwanda bavuga ngo yahawe na yuhi, yahawe ibintu atateganyaga ko bishoboka. Rero ntabwo ubuntu buguha umudendezo wo kwitwara nabi, ahubwo ubuntu buguha umudendezo ku wabukugiriye. Birumvikana. Ni ukuvuga ngo Imana itanze ubuntu, itanze umudendezo ngo tuyisanzureho, tuba tubaye abana b'Imana. Mbere twari, niyo mpamvu handitswe ngo ntibiva ku mirimo, mbere twari abakozi. Twari twarigize abakozi nta n'uwabitugize. Naguha imirongo myinshi, ariko ngavuga umurongo umwe mu Baroma ibice 4 haranditswe ngo udakora. Mu bantu harimo gukorera Imana, kwitwararika kuri yo, kwirinda ibi n'ibi, kuyikorera ibi n'ibi. Ko hari uwavuze nko muri Luka ibice 18 ngo ntanga kimwe mu 10 byo nungutse byose, niriza ubusa kabiri, sibyo? Sindi umunyazi, sindi nk'abakiranirwa, sindi nk'uyu mukoresha w'ikoro. Iyo mirimo yose abantu babazi nk'iby'Imana n'ibyizabakiriramo, izabashimiramo. No, barabyishe. Isabanira n'abantu ku ntebe y'ubuntu. Bivuze ngo nta bintu gusaba kuyizanira, ahubwo uzibwira ko byanakunaniye. Kuvuga ngo ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri harya twizihiza iki? W'intwari. Hari intwari kurimo? Wowe wabaye intwari? Rero tubona urutonde. Hari itariki rero twizihiza 4 z'ukwa karindwi, kwibohora. Hariya ntuba wishimye? W'igihugu kibohorwa ubutegetsi bubi warashe amasasa angahe se? Kuba wishimye se? Bivuze rero kuba turi muri umutekano, ubona ntanze urugero ku bintu benshi bazi, ibi byiza turimo by'igihugu. Hari ijambo, hari intero tujya tuvuga ngo intore ni umurinzi w'ibyagezweho, nta wabisenya irora. Nawe numva nta muntu wakora ibintu byica igihugu ndora. Nabyinje nuko byanjemo numvise ari byo koko. Ariko mu by'ukuri itariki 4 z'ukwa karindwi habayeho liberation, kubohora igihugu. Ntacyo nabikozeho pe. Ariko kugira ngo mbe nishimye gutya nuko ibyo byarabaye. Habayeho rero gutwarana kwa bamwe nge ntarimo, ariko nshimira uko gutwarana kwabo. Nibyo rero ntago nagiye hirya y'icyo wambajije. Ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, ahubwo uhita wibaza nande. Umuntu ahita asubiza ngo nanjye. Uratwarana ute wabaye uretse?
buretse gato Yesu niwe watwaranye wabaye intwarane. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Yesu yarabutwaraniye, twe twinjizwamo no gutwarana kwa Yesu, twinjizwamo n'imbaraga z'ubutumwa twumvise bw'ibya Yesu. Izo mbaraga tugira, sibyo? Hari abarokore bararimba ngo nizera ijambo rye, ati urababariwe, ibyindushya byose mbikurwaho nawe, nduhukira muri we, mbona amahoro ye. Banzi iyo ndirimbo ariko ivuga nizera ijambo ryati urababariwe, nuko ibindushya byose ndabimukorera, nduhukira muri we. Rero abantu ntabwo bazi kwizera icyo ari cyo. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana baratwarana ngo tujye gutwarana, wowe utwarana nkande, sibyo? Muri iyi minsi mikuru twishimaga, turi kwishima, ariko uzarebe ko umupolisi n'umusirikari n'ushinzwe umutekano bahora bakanuye, siko biri? Bivuze rero wowe uri enjoying ibintu utabiriye icyuya. Niyo mpamvu rero koko kwinjira mu ijuru hagombaga ibiguzi, hagombaga gutwarana kwanda, ariko si ukwawe, ni uko umwami wawe. Niyo mpamvu abantu bakuyeho Yesu barahagenda bariyimika, barangiza bakabeshya ngo twakiriye umwami. Iyo rero ari umwami, wowe uba dispari, ureka umwami akaganza, urakumva umwami uganje. Rero abantu ntabwo na n'ubu simbizi mbese, ahubwo ndanyira umuntu umfasha kwandika ibitabo neza. Ni ibitabo byinshi cyane, uvuga ngo nibuze ngo nakiriye umwami Yesu mu mutima. Rero si we uguma wimye, ntabwo ari we wiyimika, wowe urimuka, Yesu akima akaganza. Niwe watwaranye, niwe uguha izo mbaraga, ngo kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Noneho umfasha muri Yesaya haranditswe ngo abasore b'imigenda bazirukanka baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya, baziruka be kunanirwa. Urumva ni iki gituma utananirwa? Ni za mbaraga kubwo kwizera, guhuzwa n'Uwiteka. Mu yandi magambo dufasha abantu, hari iyo ukora interuro uvuga ruhamwa, inshinga na ruhamya cyangwa icyuzuzo. Rero abantu bahita bumva ngo gutwarana, vasi umurongo wa 2 uvuze gutwarana, ugahita wigira wowe subject ko ari wowe ukora iyo nshinga yo gutwarana. No, mu Baroma igice cya mbere handitswe ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukira. Urumva imbaraga iri mu butumwa, urabwakira ukaba ubonye imbaraga, none nawe ukaba ubaye umunyambaraga ko wakiriye imbaraga. Si izindi mbaraga rero, haranditswe ngo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane. Nuvuga ngo urinjira mu ijuru winjijwe. Rero bagira ngo izo mbaraga nizo zabo nizababashisha kwinjira, n'ikimenyimenyi katari byo, bahora bagaruka gusaba imbabazi, si ibyo bafuditse, bafite ubwoba kwicira iteka, kuba utabihamya kukwiriye, ufite ubugingo uzajya mu ijuru, uhora wumva ubishidikanyaho kuko wakoresheje za mbaraga. Hari igitabo nasomye ngo ifarashi ngo yirutse, ngo isazi yirutse kilometero 100 mu isaha imwe. Isazi se yaguruka mu isaha imwe ikabigenze kilometero 100 nare amababa kweri? Isazi yagenze kilometero 100 mu isaha. Amatsiko. Kumbi igitabo kiranyara kikubwira ngo yari iri ku murizo w'ifarashi. Ni ifarashi yirutse igerayo muri metero 100. N'isazi se ntiyagezeyo? Ariko se ni amababa yayo. Reka niganire n'abakristo banyumva. Twebwe biravuga ngo twebwe umurimo wacu ngo twamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikadushyira mu mucyo wayo w'itangaza. Twebwe turabo kuvuga gusa, naho ibyo gukora yarabikoze, twe turabyizera, ubundi tukavuga umwami wacu. Ni nayo mpamvu handitswe ngo byose byiteguwe muze mu bukwe. Ni ubukwe bwande? Bw'umwana w'Imana. So harananditswe ngo woweho nukora ibirori, biri muri Luka ibice 14, uzatumira ibirema, impumyi n'abanyunyutse badafite ibyo bazakwitura,
uzi impamvu Yesu yari ari kuvuga gutyo? Ubwo rero abantu benterepureta mu buryo bwa kimuntu bahita bavuga bati yo muri iyi minsi mikuru muzana abakene n'ibirema n'abadafite icyo bazakwi. Reka yari kukubwira, ntago yakubwira ibintu watashobora. Yari kukuvuga ko we mu birori bye byo mu ijuru, mu birori by'umwana w'umwami ari we Yesu, bizitabirwa n'abantu bamaze kwidekara ko batari abashoboye ahubwo babashishwa na Yesu. Ni uvuga ngo barabatumiye, ntuzarebe ko ushoboye, ibyo ntacyo bimaze nguze mu birori. Niba udashoboye you are invited, uratumiwe mu birori by'umwana w'Imana. Ni nayo mpamvu muri Matayo handitswe ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we. Biba bivuga Imana na Yesu. Ibirori rero bya Yesu, noneho Bibiliya iravuga ngo nuko umwami atuma abagaragu ngo mubwire abatowe ngo byose byiteguwe, mwe gusa muzi. Rero kuza ku Mana ni for grace. Nta giseke usabwa. Ijambo riravuga ngo rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni ko Uwiteka avuga. Nicyo gituma nzasezerana bisezerano rishya. Izo nyigisho rero ziba zigisha icyitwa old version, verisiyo iri ishaje. Ni ikimenyimenyi ntacyo zizagezaho umuntu uzigisha n'uzigishwa. Bivuze iki? Mu Baheburayo haranditswe ngo nuko akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Urumva baracyari kuri iyo nyigisho itariyo. Nzasezerana nabo isezerano rishya. None isezerano rishya ntabwo riza rivuga ibyo baba bigisha. Hako nta kibazo baba baragifite, ariko nibyo bazi nyine. None se turwane? Natwe nuko twari tubizi, turigishwa, dusanga tuba turi kuvanga ibintu. Sibyo? Isezerano rishya rivuga ngo iki? Kera rikiri isezerano nyine, kera ritarasohora ryaravuga ngo nzababarira gukiranirwa kwabo. Ariko se ubukeka ko ari byo? Noneho ntibikiri ubuhanuzi, byarasohoye rero. Isezerano rishya riravuga ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya. Ni ibintu biba byumvikana pe. Amenwa ku bwanyu n'abandi ngo mubabarirwe iki? Ibyaha. None ku musaraba Yesu yamennye amaraso. Asoje umurimo we yavuze ngo iki? Ngo birara. None kuki ushobora kwigisha ngo birarangiye ugasanga abantu bari kuhekenya amenyo? None se nibiki byari birangiye? Nibiki yari Yesu umwami wanjye we. Nibiki se nyine ngo uriya yirigisha ngo birarangiye, ngo byararangiye? Ntago ari nge, Yesu yaravuze ngo birarangiye. Nibiki se? Nibiki? Matayo igice cya mbere noneho genda ubihuze na Matayo ibice 26 asoza akazi. Matayo igice cya mbere haranditswe ngo marayika yabwiye Yosefu ngo ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya, kuko inda atwite ari iy'umwuka wera, azabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Iryo zina Yesu uraryumva? Kuko ari we uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Matayo ibice 26. Aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwanyu n'abandi ngo mubabarirwe iki? Ibyaha. Ariko iyo yari sembore, cyari ikimenyetso cy'igikombe cy'umuzabibu. Munyweho mwese, aya ni amaraso yanjye y'isezerano. Ariko icy'ingenzi ni Yesu ajya ku musaraba, noneho amaraso arayamena. Rio blood, amaraso arameneka. Avuye ngo mubabariwe iki? Ibyaha. Urumva isezerano rishya? Irya mbere ngo bararyishe kuko ryabasabaga ibyo bakora. None asezeranye natwe irishya ntacyo ritubwira dukora, ahubwo turizera ngo uwo byarebaga ngo abikore yarabikoze. Nuko amena amaraso tukabona imbabazi z'iki? Z'ibyaha. None twarazibonye. Niba rero mfite imbabazi zihwanye n'ibyaha, ndi umwere. Nibyo sibyo? Yes. Rero inyigisho zibwira umuntu ibyo akora ubwo ziri kwica isezerano rishya. Nicyo cya mbere akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Isezerano rikuye irindi. Yongeye muri kuyumva. Rero abantu barayavanga yose, cyangwa bagafata ibyo bya mbere byabwiraga umuntu ibyo akora. Baryita two sides covenant, isezerano ry'imijyo ibiri. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, iyi migisha izakuzaho ikugereho. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe, imivumo
rero abantu baba bakiri muri ibyo bizirigita mu mivumo. Niyo mpamvu handitswe ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ubwo ryari ryasezerano ry'ibyo ugomba nawe gukora ngo ubone umugisha. Urabyica ugibwaho n'umuvumo. Rero iyo abantu bakiri muri ibyo baba bari kwiziringita mu mivumo. Kandi ahubwo Kristo yagucunguye kugira ngo ukizwe umuvumo, ko iby'amategeko yagusabaga byarakunaniye. Kubabwira rero ngo banirinde ibibi nibyo pe babireke. Ariko nibatanabireka hari inzego zibishinzwe. Rero rimwe na rimwe hari n'ibyo tudakora kubera tuzi ko nta mikino igihugu gifite. Kuvuga ngo reka kunywa icupa nta rimwe baguhuhishemo, urebe basige barashyizeho ingamba zikaze. Genda wihe kugira nabi ako kanya. So bibaye umuntu ufite conscience, mutima nama, ubwaho bimubuza kuruta uko nge mbimushishikariza. Birumvikana. Ariko nanjye nemera icyitwa gukiranuka kwa muntu. Haranditswe ngo ibyiza byawe binezeza umuntu umeze nkawe. Nose bitwaye ikintu bikora. Ariko ntihabeho urujijo rw'uko uvuga ngo uri gukorera ijuru, ngo uri kunezeza Imana. Oya, bibaye ari ibyo yo iravuga ngo usitaye kuri rimwe ayacumuyeyo, nose urumva uzayicikirayo. Niyo mpamvu ntuzasabanire nayo ku ntebe y'imirimo, aho uyishyira ibyo wakoze, kuko izahora ibona ko ari ubushwambagara ibyo ukora byiza, ndetse ahubwo uzayisange ku ntebe y'ubuntu. Uzasabanire nayo uyibwira gusa ko yakugiriye ubuntu.